gerageza kumpamagara ndagukumbuye, gerageza kuntekereza nanjye ndagutekereza, gerageza umbonere umwanya mpari wese, gerageza kunyumva ndimo kuvuga. Uburyo njye nawe twasigaga bidasanzwe binyumvisha ko washutswe, amasezerano wampaye urimo kuyica. Ko wansezeranyije kunguma iruhande nkaba mbona unkunga, gahunda kwari ukubana none mbona nkubaba. Twirindaga ibidusenya ubu nibyo uri gusenga, wimitse urwango wari ngombwa. Ibuka ibyiza twanyuranyemo ngarukire, ibuka ibibi twarenze ukomere, rinda umutima ibikomere, ndabizi aho uri ntiwishime. Njye mpora ngusengera buri joro nk'uko nabikoraga, nkwifuriza ibyiza nk'uko byahoze, ndacyarambuye amaboko ntegereje hobe. Garukira twiyubakire paradizo, uve Gihonoma. Ese warampararutswe mpeze, wabonye abandi uranyibagirwa, ariko siko nkuzi mu busanzwe, kereka niba umpindutse ubu. Hari igihe ndeba ibyo urimo, nkibaza niba ari wowe nzi, nkirengagiza ngo mbone ibitotsi, wenda hari ndi mu makosa. Ariko se ko wansezeranyije kutazantenguha, ukambwira ko utagenda uko. Ibi ni ibimenyetso niyakire butarira, ko ijoro mbona ari insatira. Yari gahunda kugumana, urukundo rwakarugurumana, ukimbwira twa tugambo turyoshye, gusinzira tubyimurira undi munsi. Njye ndumva ntarebera ngo nkubone ugenda umpunga, sinatuza ngo nicare ntakubaza niba ugiye koko bya nyabyo. Ese uragiye bya nyabyo niyakire? Ndabona ugenda utavuze, ubanza ugira ngo ungerageze, basigarukiraho nemeye.